ndamufana pe Aisha ubyumve ko ngukunda ubwo nawe aragukunze nashaze hari saga yabaye mu minsi ishize Aisha ejo bundi ntabwo yabonye igikombe byarambabaje ariko mbere yaho hari saga yari yabaye yavuze ku bagabo ngo nta magweja ngo ni biwati sinzi akandi kantu yavuze ariko kamenyekanye nta magweja iyo uri kubona mushiki wawe social media zose ziri kumutera amabuye kuriya kandi ari umuntu kwinspira ukunda ugufasha mu bintu byose wowe byakira ute ku giti cyawe okay uriya Naisha wo kuri media Naisha wo kuri media cyane ko yanasabye imbabazi yasabye imbabazi ariko hari akandi kantu nyuma yakoze aravuga ngo ugasanga ngo umubebe ngo amaze nk'icyumweru ngo nako yasabye imbabazi ndagikurikiye ikiganiro cyose nahise amubwira ngo saba imbabazi ishema rya Nyaruguru ukaba n'ishema ryo muri Lisede Nyanza twajyaga tugira utuntu twa nimugoroba nyine tw'uturori uyo bavugaga ngo King on stage wahitaga ujya kumva induru abakobwa bakanarira bagombaga kurira njyewe ntabwo nigezemo komeza mu wa gatandatu byaye ngombwa ko mpindura ariko hari stage imwe nazibagirwa wakoze uri kumwe n'utwana turi kukubyinira iyo stage nijya imva mu mutwe hari n'ahandi hantu nigeze kubona wa performance niba ari ubukwe bwa sister wawe yego wakoze indirimbo ya Element none se ninderero umudo wawe Bravan none turirimba ibintu bimwe njyewe yangira na story ziri yarimbaga urukundo ngengera story iza uswari igihe ujye utuma rumva naruvamo bivemo n'ubundi sondo birimo ukora iki narayobye oya nagaruka uyoba ahubwo nyine ngewe mbashaka gukora message itandukanye n'izabandi ikimbabaza none hari indirimbo nigeze kubona abakoreye muri Lise uri kumwe n'undi mujamo irimo fofo muri clip twarayisibye mwabonye bitari kuvamo twabonye izagaruka mu ndirimbo zose umaze kwandika yaba izo wasohoye iz'abantu bakozeho n'izo utarasohora niyo ukunda uvuga ati nanjye hano nihaye amanota niyo nkunda nagirasohoka okay reka twigire ku ndirimbo yawe nshyashya bayita waye ko mbona wagiye kure waye ko bitakiri nka mbere waye ko ngukunda wambwiye yego nangire yes twongeye kuba ikaze bakunzi ba Paula TV official twizere ko mumeze neza kandi niba utameze neza umenye ko Imana irahari kandi izabikemura no munsi ni Sunday twizere ko mwavuye gusenga ubu natwe niho twavuye muri studio zacu rero turi kumwe n'umuhungu mwiza cyane ishema rya Nyaruguru ariko kambanze tuzana bose bavuga ikinyarwanda amajyepfo amajyaruguru birasirazuba birengerazuba ndetse n'intara ya gatanu y'aba diaspora reka nakire ishema rya Nyaruguru atangira bibwira reka nkubwire impamvu eshatu wowe witashera atagukunda iyo tubuze kumukundana arashwana yanarwana icyakubwira amagambo avuga iyo umaze kumukupa wowe umubwira good night kandi gahunda afite ari all night murakoze hano hantu mugira keya sibyo muri kubibona no muri background rero iyo ndirimbo irakunzwe cyane by'umwihariko kuri TikTok abantu bari gukora ama-challenge ari benshi ariko tubafitiye n'indi nshyashya turaza kuyigarukaho King V rero ngo bimeze biti ni sawa ngo watsinze cya leta ngo nyumvira ari nk'abantu batari bazi ko giga nk'umu diaspora bararibwiriye ko nasoje ariko nyera amafaranga yo gukora imiziki ariko dushima Imana ko twatsinze man ko twatsinze mwatsinze nawe ntago umubyeyi yagurishije inka ngo yohereze indi ntago yagurishije inka ngo yohereze indi byari bigoye twaraniganye wowe ariko nabizi ko uyu muhungu mureba yari umuhanzi kuva kera buretse akajya afata amakayi yanjye mw'abantu mwagacamo impapuro ngo ari kwandika indirimbo none reba murebe indirimbo ye ya mbere igeze 30,000 ntanamo ubu tuzabigenza gute se sinze gutanga ikiganiro si turi abantu bakuru sibyo ariko man amakayi yawe nzana yo kwishyura rero wamenye ko ufite imana yo kuririmba ryari ntabyo namenye naragerageje ndavuga reka mbikore
sinabona kandi babikora nk'abana reka mbikore ahubwo abantu nibo bagiye babimbwira aho byo kuvuga ngo narabimenye nabyaruzi nabyo narinzi. mu muryango wanyu hari undi muhanzi mufitemo? Abahanzi oya dufitemo izindi pate zo kuri media ariko zitari abahanzi. Yego ko abantu benshi ntabwo babizi kuri musaza wa Aisha. Barabimenye ariko n'ubundi bari babimenye cyagiye uva kwa Emirene. Kwa Irene byari byamenyekanye. None se mu buzima bwawe ni iyihe stage wakoze aho ugeze ubu nyine tudashyizemo izo uzakora ukavuga ati hano hantu ndabakomye? Stage nakoze nkavuga ngo hano ndahakomye ntago sindamenya nyine ibintu byo kwishyigikira ngewe buriya ahubwo wabirebye niwe aba yavuga ngo narabakomye. Gusa iyo ngiye mu rungano nka performing buri rungano bari abantu batinda kumva man bigiye mu bantu munganye imyaka ukabakoma ukabona umuntu araje arakubwira ati congratulations birenze. Kwibuka iyo muri lise abantu batabizi urishema rya Nyaruguru ukaba n'ishema ryo muri lise de Nyanza. Twajyaga tugira utuntu twa nimugoroba nyine tw'uturori uyo bavugaga ngo King on stage wahitaga ujya kumva induru abakobwa bakanarira. Bagombaga kurira. Ngewe ntabwo nigezemo komeza mu wa gatandatu byaye ngombwa ko mpindura ariko hari stage imwe nazibagirwa wakoze uri kumwe n'utwana turi kukubyinira iyo stage nijye mva mu mutwe. Hari n'ahandi hantu nigeze kubona wa performance niba ari ubukwe bwa sister wawe. Yego wakoze indirimbo ya Element. None se ninderero rumodo wawe Bravan none turirimba ibintu bimwe ngewe yangira na story ziri yarimbaga urukundo ngengera story iza uswari igihe ujye utuma rumva naruvamo bivemo n'ubundi sondo birimo ukora iki narayobye. Oya ntago ari ukuyoba ahubwo nyine ngewe mbashaka gukora message itandukanye n'iz'abandi. Ikimbabaza none nta ndirimbo nimwe ugira ishyigikiye urukundo cyangwa uri broken ndayigira man ntago ndi broke uri broke hasharije dise nigashyigikiye urukundo ahubwo nyine hari ukuntu ubona abantu benshi mani bakunda gutaka uri mwiza usa n'ifeza nyine turirimbo ngutwo turyoshye kandi nyuma ya uri mwiza hari intambara mani murara mu Rwanda tonight call zirangizo ngenzana turaba mushaka guhisha ngo kubwira goodbye kandi gahunda ari all night. Good night. Rumodo wawe rero reka tumwifurize n'iruhuko ridashira. Yes, njya mbona hari profile washyizeho party ya face yawe niyi ariko ukabona bifite ukuntu bimacinga. Ninde muntu uvuga ati kuva natangira kuririmba uno muntu yaranyespi wenda ashaka ko ataragwaye mu buryo bufatika ariko agahora guha courage igihe cyose? Ababyeyi cyane ntabwo nigenge ngiye igihe cyo kurwanya n'ababyeyi uretse nyine ko hari igihe nk'amasomo yananiraga nawe urabizi kubera ibintu by'imiziki amasomo akagenda anjabuka ntabwo wabura ikintu cyo kuguhitura. Ariko ntabwo nyine babaye nk'abandi babyeyi bumve ngo babaye ikirara bagushyire ku ruhande bakujugunye. Ijambo rimwe kuri sister wawe Aisha kuko nawe mbona ari umuntu ugushyigikira. Ndamukunda ikindi buri ahantu hatamuziho n'umwana mwiza kunda gufasha abantu bose umwana mwiza nyine ni na munyakazi tu. Bwa mbere ujya kwandika indirimbo wanditse bwa mbere njye kwandika indirimbo bwa mbere mani yari yo kwemeza ababyeyi noneho nyine ko batazajya babigigira. Ubwo nanditse indirimbo yo kwamamaza iduka ry'umugabo twari duturanye yitwa Claude Nyaruguru. Bumva ni sawa ndavuga ati uretse ko Claude ari umukene undi nyiririmbye ahandi bakwishyura nyine wari umwamamarije narimo mwamamariza n'indirimbo we ntayazi ako nyine kwa kuvuga ati Claude afite ibi nabikubita mu kamelodi keza n'inyandiko nziza tavuga ati ariko ramutse utsindiye nk'ikiraka cyo kwamamariza ikindi kintu. Reka rero abakunzi ba Paula TV official badutema ibiraka harimo abacuruza harimo baziranye n'abandi yewe n'abafite bafite gukoresha sound zo mu mafilime yabo babishyira muri background ubwo bamenye ko King V ahari. Of course n'abafite ibirori mushaka rero wamubona wamubona kuri platform ziwe King V platform zose ariko Instagram, Facebook, YouTube. Hari n'ukuntu ashaka no kujya muri YouTube channel yagiye kureba indirimbo akabikubita muri comments. So ujye usoma se? Ndasoma cyane. Okay.
none se kuva watangira kariyeri ya yego ninde muntu waguciye intege umuntu wanciye intege kakubwira ati rwose uri hasi bino bintu ntabwo bishoboka warayobye Imana so sinzi ko ntanashobora kumuvuga ariko arahari arahari yakubwiraga gute ibintu yambwiye ntabwo byumvikanaga yakubwiraga gute yambwiraga ko nyine nawe nzagera gusa ubundi nageze nese we ko kubona nawe uzagera nzagera mani sinageze uzi ko kuva nsohoye ibiganiro birenga bingahe nta n'ikiragera mu 10,000 ariko nabonye yawe igize 30,000 ni imigisha ni imigisha kandi imbere ni heza ndabona TikTok abantu bose bari gukora ama-challenge ngiye nakoze challenge irananira kuri ya ndirimbo yawe nshyashya subiramo ndongera ndasubiramo biranga warakoze subiramo biranga subiramo neza shakanye umutima ntabwo byakunanira gusa nyine abantu banciye intege baba bahari Imana gusa ngewe bad vibes ntabwo nkunda kubyumva nese mu bakobwa nta muhanzi ufana ari mu bahungu gusa mu bakobwa abanzi mfana mu bakobwa nyine umuntu ubona ukavuga ati no ndayamanitse yes darahari fana Waze nari mbizi nayo nabiketse ko ari Waze ari ugiye kuvuga kubera iki se abiketse akararenze nyine nawe wamuvuga respect to ararenze kabisa none se wabwira icyo ababyeyi benshi babumva umwana wawe wagiye nk'ubu ngubu waratsinze watsindiye ku manota meza ariko ababyeyi benshi bumva ko umwana wabaye umuhanzi aba yabaye ikirara rimwe na rimwe bambona n'utwo tuntu ufite ku mutwe bakavuga turiya ntahazagera nta kizamuvamo bagacira urubanza abantu benshi kandi uri kubona iyi si turimo abantu twavuga nyine biyubatse abenshi ni abahanzi cyangwa se n'abantu bari muri social media ariko aba babyeyi benshi ntabwo babyumva nicyo babwira uwo mubyeyi ugifite iyo mitekerereze ikintu nabwira umubyeyi wese utekereza yuko nyine umuhanzi nta kintu yageraho cyangwa umuhanzi man dread ntabwo ari drug dread ntabwo ari drug umuziki ntabwo ari drug umuziki ni akazi man hari umuhanzi wabiririmbye yaririmbye ngo ni Bruce the First ngo yarari nari nzi benshi bitunze ni mu ntare nyine hari abantu benshi batunzwe na muzike rena tugiye tuzi why not se wumva ko umwana watatungwa n'imiziki ushobora gupushinga umwana mu bintu ugasanga nyine mani nta nubwo ibyo wamupushinzemo bimutunze just ibyo yenda akunda nibyo byamutunga njyewe buriya hari umuntu nkunda papa wa Davis Papa Davis n'ababyeyi ba Bruce baramufashije byataye ntago bigeze bamuca intege ni nabo ba mbere bamuhaga inspire rero ku babyeyi bacyumva yuko umwana wagiye mu buhanza bari ikirara umwana naho bihuriye bino bintu mubona naho bihuriye n'ubuzima bwacu bwite ashobora gukubitaho kari agasuko ko agiye gukura clip nyuma clip bikaba birarangiye cyangwa se kubera afite ikiganiro kandi n'amategeko abihana amategeko magaye ariko muri ababyeyi ubaha kunda wongera ubwo n'abanjye kuko nabo baranshyigikira reka tunabasuhuza aho bibereye i Nyaruguru ubu ishema rya Nyaruguru ryabo bararye gute wumva uzaba ishema rya Nyaruguru utakihatuye ahubwo ndiryo gute nyine kandi utakihatuye warabaho namaze kumenya aho ni Nyaruguru kera bari bazi ikibeho mu mateka ya Nyaruguru bazi ngo ikibeho habonekeye abantu gutyo gusa ariko ubu ngubu mu mateka ya Nyaruguru na King yanditsemo sibyo no munsi turi sande dushyire muri mudu abantu batagiye no gusenga bafashirizwe kuri Paula TV official gusenga kwanjye kukugereho manurama horo yanjye ndagukeneye kumanywa na nijoro mu bihe byose umbe hafi umumugisha wawe kuko utanga nta mubabaro ubamo
unkomere z'amaboko kuko nshobozwa nawe umpa imbaraga. amen. Amen. Indirimbo ndayikunda, tugiye ngo ndagutangiza indirimbo ndi gutabaza Imana. Niyo kuramya. Yego. Nuwe murongo wo muri Bibiliya ugufasha? Uriya uvuga ngo umurongo wo muri Bibiliya ufasha, n'uriya uvuga ngo mani, uriya uvuga ngo uretse kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga ariko umurongo uransekeje. None se wanditse he? Uwo murongo nta muntu utawuzi. Nyine wanditse he? Si umurongo wanditse muri Bibiliya. Nyine mu cye gitabo? Mu gitabo cya Bibiliya yera. Wowe uzi nyine gutya? Mani, ushaka wanditse muri Yohana 3:16. 3:16 ndatumenya. Yohana 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese adahinduka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Adahinduka cyangwa atarimbuka? Atarimbuka. None se wambwiye ko indirimbo ya mbere wakoze wari ugiye kwamamaza uwo muntu. Iyo wakoze noneho atari umuntu ugiye kwemeza cyangwa atari umuntu ugiye kuvuga, ari yawe none uvuga ati that is my song. That is my song. Yavugaga kuri crush wanjye nari mfite muri icyo gihe. Tugenda apana wawundi. None Mana yanjye nari mbizi Mana, ntabwo biri bugende bintongora. Ese wambabariye ko kukakaririmba agaki ka Teta. Nakoze indirimbo yitwa Teta. Babwire kubera iki wayikoze? Gusa ubundi birasebetse. Teta yari umukobwa mwiza pe. Muri yigaga no munsi yanjye mu wa gatatu. yari mwiza, yigaga no munsi yanjye. Mureshya agakobwa k'inzobe keza. Keza pe. Teta ndagusohoje nkweruka kera, ndabizi uzakibona kino kiganiro. Keza pe. Bigenda bite? Umuteta rero nyine naramukunze. Kunjye nigiraga ubwoba kuva kera, sinzi na n'ubu muri kubumbonamo. Nigiraga ubwoba nkajya mu crushinga, ariko bizi wowe waduteranyije ukajya ujya no awundi wajyaga. Njyene n'abatera. Cyarubanda. Cyane naragushyigikiraga ariko bane. Inde wanshyigikiraga. Ngakomeza. Waranshyigikiraga ukajya ujya kuvuga ibintu navuze. Umukobwa witwa Teta ndamukunda, ndamucrushinga Mana, mwandikira akaririmbo. Teta mwari ufite itoto. Ese buriya namwandikiye indirimbo ebyiri. Iya mbere ni indi yasohokeye ku izuba, sinzi niba yibuka. Ndayizi yo ku izuba. Ariko yo nayanditse nyuma ubwo yarashwanye n'umujama bakundana. Ariko yamenyekanye ni Teta. Ngaha duheho gato. Ntabwo naba nyibuka. Ibaze ko njye nyibuka. Iriya ndirimbo narayikundaga. Okay, noneho iriya ndirimbo si uwawe. Igitekerezo cyaje gute? Kuko niyo abantu benshi bakumenya. Nacyo cyavuye muri crush nigagamo. Ako se igihe unyuba urupapuro wanditse iyi ndirimbo? Nanditse iyi ndirimbo igihe nkwiba urupapuro. Igihe nkwiba urupapuro nanditse Teta ya kabiri. Ari nayo twise comeback. Birashoboka. Na hari indirimbo nigeze kubona wakoreye muri Lise. Uri kumwe n'undi mujama. Irimo Fofo muri clip. Twarayisibye. Mwarayisibye. Mwabonye bitari kuvamo. Twabonye izagaruka. Mu ndirimbo zose umaze kwandika, yaba izo wasohoye, iz'abantu bakozeho n'izo utarasohora, niyo ukunda. Uvuga ati nanjye hano nihaye amanota. Niyo nkunda nagirasohoka. Okay, reka twigire ku ndirimbo yawe nshyashya bayita Waye. Waye ko mbona wagiye kure, waye ko bitakiri nka mbere, waye ko ngukunda wambwiye yego, waye ubu umpoza mu birego, waye rutaranze nka hiti z'iminsi twari duhararanye nka Bruce na Shaggy. Ese ni wowe Teta nabwirwaga na Kidi, ni wari uwanjye, dore nagukunze ukamisha, buri weekend urasukisha. Mfite impamvu yo kwipapa savinga,
kuko urwacu ntitwaza sevinga nagukunze uriya sinkuhindura uno wari anda ya juwa yeze wa juno nateganyaga no kuzaguta mu mago ubu farasonge yawe n'umwanda namugo wari mwiza kera ucyumva ibisigo byarumaga bimwe byagutozaga umuco none ubu warahinduye cyane byatishof gucoma no gucucumwa byakubanyo bato ufite ikintu mpora nazi kucyumoza hasi promise warazishe n'abashuti bawe baragiye ufite ikintu mpora nazi kucyumoza hasi promise warazishe n'abashuti bawe baragiye baby why yes kaboom fire bombo clatinade none se wayizasohoka ryari amachallenge yabaye menshi ariko video iri gutinda ni kabiri muri wayi nuwuhe murongo ugufasha kuko njye nyine utarawuvuga abantu benshi cyane benshi bazi wayi akantu ko kwipapa savinga ubundi kavuye kwipapa savinga suzi papa sava hari ukuntu nyine yatinze gushaka abantu bamutera amabuye kandi njye nanjye mfite impamvu yo kwipapa savinga sibyo noneho ariko ngiye umurongo mfasha gucoma no gucucumwa byamubanye overdose gucucuma ni iki gucucumwa gucucumwa gana unacana unamana wana gucucumwa tubitaruke tugiye kujya mu tubazo twa TikTok TikTok cya TikTok whatever biraterwa nuko wumva icyongereza aha umuceri ifiriti umuceri amakaroni umuceri akawunga umuceri igitoki tapfuye nono umuceri akabyeri yo ntukajya ibyo pfu umuceri fanta fanta amata ji kutari w'inyagatare bigenze gute none se wampaye iki muri ibyo ubwo rero ku bantu bashaka kumenya icyo kurya nizere ko mbasubije n'icyo kunywa ok twagiye Bruce the First Kenny Kesha Bruce the First Bruce Melody Bruce the First Ways Bruce the First tandumiwe noneho ubundi Bruce the First mu baraperi hose nirirwa inanakomeza nkunda imyandikire Bruce the First agira imyandikire myiza ivuga ibintu biri reality byanyabyo nyine tu ariko nanjye nkunda indirimbo twagiye isanamitima ubundi niko ku ishuri twazitaga Knowless Aline Sano Ways Aline Sano sunyihakanye mukanya yarumbwiye ngo iki Ways ndaza kuko nkubwira impamvu Aline Sano man nkunda uburyo cyari umukozi kandi njye nkunda abantu bakora bafite n'ubuhanga bwa ngiye ku ruhande rwanjye na Aline Sano Jordan Air Force narimbi bisa nibuka komeza Air Force ubwo ndi kugira ngo nsubize abantu bifuza kumenya akunda kurya iki akunda kwambara iki iPhone Tecno iPhone Samsung Pixel Redmi Airtel muri za telefone zose nta n'imwe ngira ndakennye noneho bakore kugenda nisubiriza akagako kabizamuka ntumbe zose nzimenye mwabyumvishe rero ku bakunzi ba Polo TV official umuntu ufite udufone tubiri ahamagara umuhanzi wacu ajya abona nuko akora amachallenge rero tugare ku musozo King V ndifuza ko wongera ukatwibutsa kugira ngo abantu bataza kubana kubaje ibibazo byinshi sinaguha umwanya wo kubiyereka mu ndirimbo zawe ufite duhemo nk'ebyiri kambanze mbaye ko ndirimbo yes bakunze ba Polo TV official rero reka nibariza utubazo duke King V tugana no ku musozo
wambwiye ko ukunda mushiki wawe Aisha of course nanjye uzambwiye ko mukunda ndamufana pe Aisha ubyumve ko mukunda ubwo nawe aragukunze nashaze hari saga yabaye mu minsi ishize Aisha ejo bundi ntabwo yabonye igikombe byarambabaje ariko mbere yaho hari saga yari yabaye yavuze ku bagabo ngo ni amagweja ngo ni ibiwati sinzi akandi kantu yavuze ariko kamenyekanye ni amagweja iyo uri kubona mushiki wawe social media zose ziri kumutera amabuye kuriya kandi ari umuntu kwinspira ukunda ugufasha mu bintu byose wowe byakira ute ku giti cyawe okay uriya Naisha wo kuri media Naisha wo kuri media cyane ko yanasabye imbabazi yasabye imbabazi ariko hari akandi kantu nyuma yakoze aravuga ngo ugasanga ngo umubebe ngo amaze nk'icyumweru ngo nako yasabye imbabazi ndagikurikiye ikiganiro cyose nahise amubwira ngo saba imbabazi utaza kwicuza nyine ntago nkeka yuko mani bro nanjye hano navugira ibintu nashaka tu especially ko yakoresheje ijambo ry'amagweja avuga ko atararizi nanjye amagweja sinayinzi cyane nanjye sinayinzi byari byo nyine yasabye imbabazi gusa nge real life nzi Aisha ntago ari uwo kuri media nzi abantu benshi bajya banabyitiranya bakabona umuntu kuri media bakamucira urubanza kandi bino bintu nta hantu biba bihuriye n'ubuzima bwite bw'umuntu nge rero nkunda Aisha wo mu buzima busanzwe reka twiganira ku musozo turirimbire ku ndirimbo zawe bataza kuntera amabuye ngo nakubaje ibibazo sinaguha umwanya kambarimbe indirimbo zanjye z'urukundo turirimbe indirimbo z'Imana Sunday ndayibagiwe breathe me ibi mvuga ni true simfite impamvu ngukundira yari hari kabura byarangira kugukunda bihoraho nzagukunda igihe nyiriho you are the links I will on my heart uzitaka ifigira ishaka amazi niyongira tugitandukana vraiment ndagukunda mona muni wabyumva love yawe ni charging umutima without your love sinabaho without your love nabandilo ndakubura nkaremba binyica umutima without your love sinabaho without your love nabandilo for sure ubaye wanjye nanjye mbaye wawe inyenyeri nyobora itazigera izima intambwe yanjye uzusa ngiruti bihumbi wowe roho yanjye nzahora nirata roho yanjye ko mbona wagiye kure waye ko bitakiri nka mbere waye ko ngukunda wambwiye yego waye ubu umpoza mu birego waye rutarambye nka hiti z'iminsi twari duhararanye nka Plus na Shaggy ese ni wowe teta nabwirwaga na Kidi ni wari uwanjye dore nagukunze ukamisha buri weekend urasukisha mfite impamvu yo kwipapa savinga kuko urwacu nitwaza savinga nagukunze uriya sinkuhindura uno wari anda ya Joyeze wa Juno nateganyaga no kuzaguta mu mago ubu favorite song yawe n'umwanda namugo wari mwiza kera ucyumva ibisigo byarumaga bimwe byagutozaga umuco none ubu warahinduye ikintu byatisho gucoma no gucucumwa byakuba nyovado ase nkubaze ibi bintu ujya ubitekerezaho kuri bari bize akakubesha yavuganye na mama nawe yakujyana ku manwa wabaye igitegwa joro niyo muri kumwe washyiramo akadege ntubitindeho
dore wagufata nka beso wowe warasaze ngo ni lolo wagufata na beso wowe ugasara ngo ni lolo ngo nkupira nitabe mami ujye ubikora ubizinishuka mami ngo nkupira nitabe dadi ujye ubikora ubizinishuka dadi fisteshwe. yes byari ibyo abakeneye ibindi bagusanga kuri YouTube yawe channel ni King V, bakore subscribe share like ndetse na comment. Tutibagiwe no guko na Paula nanjye nyeneye guhembwa mu nkandiro kabisa amadolari atangire yinjire baguye subscribe. Yes, mwakoze kubana natwe abadori badukurikiye bose, Imana ibahe umugisha kandi ibiganiro byacu nakagaruka. King V nizere ko nusohora bayi uzagaruka hano tukayibaha. I'll be there. Ijambo rimwe ku bafana bawe. Baritazari. Turakunda, bye bye. Turakunda man, turakunda. Oya.